Yesu ashimwe. Ndagira ngo dufate umukoro dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 10. Reka nsabe Placide aze asomere hano, asomere imbere. Matayo igice cya 10 ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'intumwa 12 n'aya: wa mbere ni Simoni witwaga Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se, na Filipo, na Barutolomayo, na Toma, na Matayo umukoresha w'ikoro, na Yakobo mwene Arufayo, na Tadayo, na Simoni Zerote, na Yuda Isikariyota ari we wamugambaniye. Abo 12 Yesu arabatuma, abategeka ati: ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti: ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo cyangwa amakanzu 2, cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga. Ariko umudugudu wose cyangwa ibirorero icyo muzajyamo, mushakemo uwo muri cyo ukwiriye, abe ari we ubacumbikira, mugeze aho muzacumbukurirayo. Nimwinjira mu nzu, mubaramutse. Inzu niba ikwiriye amahoro yanyu ayizemo, ariko niba idakwiriye amahoro yanyu abagarukire. Kandi nibanga kubacumbikira cyangwa kumva ibyo muvuga, nimuve muri iyo nzu cyangwa muri uwo mudugudu, mukunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu n'i Gomora kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko, kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora, muzaba bo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibabagambanira, ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira, n'abana bazagomera ababyeyi ngo babicishe. Muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uhihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Nibabarenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isirayeli Umwana w'umuntu ataraza. Umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha, n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizebuli, nkanswe abari mu rugo rwe. Nuko ntimuzabatinye kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Mbese ibishwi 2 ntibabigura ikuta rimwe? Ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe So atabizi, ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose. Nuko ntimutinye, kuko muruta ibishwi byinshi. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe.
ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ubemera ni njye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye iyantumye. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Amagambo y'uyu munsi mbanze mbateguze ko akomeye. Ni amagambo akomeye. Ni byiza kubyitegura ko ayo magambo arakomeye, ariko araryoshye. Ku rundi ruhande araryoshye kubera ko twatangiye dusenga. Ni umunezero ko twatangiye dusenga, ariko nanone ndifuza ko dusenga, cyane cyane ndifuza ko dusenga dusaba Imana ngo iduhe, cyangwa se buri wese mu ijwi rito, mu magambo make, asaba Imana kugira ngo ibi byose iri kuvugana nawe imuhe, cyangwa se ireme muri we n'ubushobozi bwo kubikora. Ni ikintu kinini twagiye tugisengera n'ubundi, ariko ndifuza ko hamwe n'aya magambo turi kwiga cyangwa tugiye kwiga n'ubundi tubisaba Imana, kuko niyo yarema uyu mutima w'abantu nk'aba babwiwe aya magambo, bakeneye kubaho nk'aya magambo mu izina rya Yesu. Reka dufate umunota umwe. Data, atari wowe wubatse inzu, abubaka baba bubaka ku musenyi. Atari wowe utanze ubuzima, ntabwo bishoboka ko abantu bawe babwakira. Haleluya. Ushimwe Mwami ko ari wowe ukora mu buzima bw'abakwizeye. Ushimwe cyane ko ari wowe utanga kwizera, ko ari wowe utanga guhindurwa n'ijambo ryawe, ko ari wowe utanga gusobanukirwa ijambo ryawe, kandi guhishurirwa ijambo ryawe bitanga umucyo mu buzima bw'abakwizeye. Reka ubuntu bwawe bwinshi budusukirwe nonaha, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Tumaze igihe, iminsi wa kabiri, ubungubu turi mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ejo twatangiye kubona ko ari igitabo gitangaje. Matayo yandika ashaka kwemeza abayuda ko Yesu Kristo ari we Mesiya, umwana w'Imana. Niyo mpamvu akoresha amagambo menshi akomeye, amagambo menshi y'isezerano rya kera, n'uburyo structuring igitabo cye, uburyo apangamo igitabo cye, bisa nkaho ashaka kubwira abayuda ngo uruta Mose, uruta umwigisha w'abayuda ukomeye ari hano. Aho sinshaka kuhatinda, amakuru y'igitabo yose nshaka kuyatindaho. Igice twasomye, Matayo atubwira ku gihe Yesu yateguraga abigishwa be. Ni igihe Matayo yageneye mu by'ukuri inyigisho yitwa discipleship, cyangwa se ibyo kuba umwigishwa wa Kristo, ababwira ibyo bivuze, n'iki bisaba kugira ngo babe abigishwa ba Kristo koko. Ababwira rero ko umwigishwa aba yiteguye kugendana na Yesu muri byose, kugendana nawe, gushushanywa nawe muri byose. Mvuze muri make amagambo ane tugiye kuvugaho muri iki gice cyose, nubwo ari kirekire,
ni amagambo umuhamagaro, kurenganywa, icyo cyo kurenganywa turagitindaho, ubwishingizi n'ingororano. Uramutse uri umunebwe ayo magambo ane wayacyura. Umuhamagaro, kurenganywa, ubwishingizi n'ingororano. Ubwo ni bayita amagambo niba ari mnemoniac, amagambo ajya kuri brain, ku bwonko, ugahora uyibuka yoroshye cyane. Cyakora ntabwo nyavuga gutyo gusa, dufite isaha irengaho gato yo kuyasobanura, yo kuyiga ayo magambo uko Matayo ayatanga hano muri iki gice. Icya mbere turarebaho ni umwigisha wa Kristo, umwigisha wa Kristo n'umuhamagaro we, kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 15. Noneho turakomeza turebe ku mwigishwa wa Kristo uko arenganyirizwa umwigisha we, uko azira umwigisha we. Turebe noneho n'uburyo umwigisha yishingira umwigishwa we. Dusoza tureba uko umwigisha azagororera umwigishwa we. Urumva ni ibintu byose byiza tugiye kurebaho. Kaduhere kuri iki ngiki cy'umwigisha n'umuhamagaro we. Mwibuke amagambo Yesu yavuze mu gice cya 9 kibanziriza iki ngiki, umurongo wa 36, aravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ngo mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye, mu murima we. Ahangaha atangiye kohereza abasaruzi mu murima. Imana ishimwe ko nk'uko Dominique yabitweretse ejo, Imana yahisemo ko uburyo izohereza abasaruzi mu bisarurwa atari ukohereza igihiriri n'irumbo y'inzuki. Yahisemo ko atoranya bake, akamarana igihe nabo, akabohereza nabo, bakazatoranya abandi bakabohereza, gutyo gutyo gutyo. Ngiyo strategy, ngiyo strategy y'uburyo bigenda. Ubu ngubu rero nibyo atangiye gukora. Ku murongo wa mbere Matayo atangira, cyangwa se muri iki gice Matayo agitangira atubwira amazina y'abigishwa Yesu yahamagaye. Ku murongo wa mbere kugera ku wa 4 aranditse ngo ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga. Amazina y'intumwa 12 naya. Ahamagaye abigishwa 12, none ngo amazina y'intumwa 12 naya. Uwa mbere ni Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, na Filipo na Barutolomayo na Toma na Matayo mukoresha w'ikoro, na Yakobo mwene Arufayo na Tadayo cyangwa se Tadeyo, na Simoni Zelote na Yuda Iskariyota ariwe wamugambaniye. Icya mbere tubona muri aya magambo ni abahamagawe ni bande. Abahamagawe Matayo abatubwiraho ibintu bibiri. Icya mbere ni Yesu wabahamagaye. Abahamagawe, icya mbere Yesu niwe wabahamagaye, ntabwo umwigishwa ari we watoranyije umwigisha. Ejo Justin yabivuzeho kandi yabisobanuye neza. Icyo shaka gutindaho hano nuko icyo kuba Yesu ari we wabahamagaye bivuze iki? Kuba ari Yesu wabahamagaye bivuze iki? Bivuze ko nk'umwigishwa guhamagarwa kwawe ari impano. Bivuze ko guhamagarwa kwawe ntabwo ari ibyo wakoreye. Abefeso 2, mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ejo Pastor Nathan yabivuzeho nawe mu gice cya 4 cya Matayo. Yesu yarababwiye ngo munkurikire nzabagira.
I will make you. Command ni uyitanze, ariko ni nawe uzabagira icyo bazaba cyo icyo ari cyo cyose. Niwe uzabagira. Yesu niwe uzabakoranimo ibyo bagomba kuba byo. Niwe uzabashoboza. Ubuzima bwawe ntuzigere utekereza ko ari wowe ubufitiye agenda cyangwa se plan. Ndavuga babigishwa bakunda planning, babigishwa bafite intego z'ubuzima bwabo, purpose driven life, babigishwa bisobanukiwe. Ntuzigere na rimwe utekereza ko ufite plan, ko plan iri mu biganza byawe. Gahunda n'icyo wahamagariwe biri mu biganza by'uwaguhamagaye. Yesu ashimwe cyane. Niwe uri kukurema, niwe uri kukugira, niwe uri kugucura nk'umubumbyi ufite ibumba mu kiganza cye, akugira icyo yaguhamagariye kuba cyo. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu biraryoshye. Yesu yadutanzeho ibiguzi byinshi, turi property, turi umutungo kuwe bwite. Icyo ni ikintu cy'agaciro gakomeye. Mu kubagira, Yesu yabahaye ku mbaraga ze ngo ibyo yakoraga nabo batangire kubikora, batangire kumenyana n'Imana, batangire kubona Imana, batangire gusobanukirwa Imana mu kuyibona ikorana nabo. Niho nka Mesiya yirukanaga abadayimoni, yakoraga ibintu byinshi, yakizaga indwara, nabo abaha kubwo butware ngo bagende bagaragara ko ari abigishwa ba Mesiya. Imana ishimwe ko ari Imana itoza abo ihamagaye. Abigishwa batorejwe uwo murimo. Ni Imana itanga ubushobozi ku bantu yahamagaye. Uyu mwigisha ni umwigisha mwiza, ni umwigisha ushoboza abigishwa be, ni umwigisha utari nk'uku nguku ndi kubigisha. Kuko ngewe uko ndi kubigisha ntabwo mushobora rwose, sinshobora kubaha mwebwe ubushobozi bwo kwakira ibi ngibi mfite. Umunezero mfite w'aya magambo nuko nayize, nuko Imana yagiye ivugana nanjye, ntabwo uwo munezero nawubateramo, we arabishoboye. Ikindi cya kabiri Matayo avuga kuri aba bahamagawe, nuko Yesu yahamagaye abatandukanye. Matayo aduha amazina y'abo Yesu yahamagaye. Bamwe baravukana, abandi bishoboka ko batari baziranye cyane kugeza igihe Yesu abahamagariye, cyangwa ko bari mu mudugudu umwe, bashobora kuba bari baziranye. Niba bariya ba Petero bari abarobyi, birashoboka cyane ko bari bazi Matayo nk'umuntu ujya basoresha akanabaca wenda za ruswa nyinshi. Nicyo bari baziranyeho, ntabwo bari baziranye nk'abantu b'inshuti. Abana tubwira baturuka mu buzima butandukanye. Abarobyi, umukoresha w'ikoro, umuzeroti we yari umupatriote ushaka kurwanira igihugu cyabo ngo gisubirane ubwigenge bwa Kiyahudi. Uri kurwanira igihugu cye ngo yongere asubirane. Ni gute ahezwa ishyanga, ni gute akolonizwa n'Abaroma igihe kimeze kuriya. Ariko mu mbaraga za Kiyahudi z'idini, abangaba baga biyambitse uburyo bw'idini, havuga ati ngewe kubw'idini nizera, ku bintu nizera, ntabwo nshobora kwemera ko dukomeza gukolonizwa n'Abaroma. Aba bantu ntabwo bari abakomeye, bari abantu basanzwe, ariko Yesu abakura muri aho hantu hatandukanye ngo abagire, abareme. Uyu Matayo wandika aya magambo ntabwo yavutse ari umwanditsi w'ibitabo, yari umukoresha w'ikoro, ariko mu kumurema icyaje kumuvamo ni umwanditsi w'ubutumwa bwiza. Haleluya! Nta mukoresha w'ikoro uraha, ushobora kuzavamo umubwirizabutumwa bwiza. Aba yahamagaye ku murongo wa kabiri bitwa intumwa, kandi ku murongo wa mbere bitwaga abigishwa. Impamvu y'ibyo turayisanga hepfo, ariko muri make intumwa bivuze uwatumwe. Yesu agiye kubatuma, nubwo agiye kubatuma mu buryo bw'akanya gato, batuma mu Bayuda, ariko no mu buryo bwagutse igihe azabatuma mu mahanga yose, n'ubundi azaba ari intumwa ze
ni intumwa atangiye gutoza, atangiye kubatuma. Abangaba nibo bazakomeza umurimo we mu buryo bwagutse nyuma yo gusubira mu ijuru kwa Yesu. Iyi ni titire nziza, ariko ubundi ni titire ikwiriye guhabwa nk'abaride twohereje. Ubwo ni apostles mu buryo bw'aka gatoya, abatumwe, aboherejwe. Ubu barana intumwa zacu twarabohereje. Imana ishimwe cyane kubw'intumwa nyinshi tumaze gutuma. Ariko capital letter ni izi ngizi 12. Aba bigishwa 12, izi ntumwa 12 bagomba kuba ni abigishwa kuko bagomba kwigira kuri we, bagomba kumva amagambo ye. Yohana 8 avuga ngo muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Abagomba kumva amagambo ababatura, kandi bagomba kwiga bareba ubuzima bwe, bakareba urukundo no kwera bye, bakareba neza ubuzima bwe, bakareba uko akunda Data. Ibyo nabo bikabafata, bareba uko akora, bafatanya nawe kubikora mu mbaraga zidasanzwe yarabahaye. Abangaba ni aboherejwe, ni intumwa, kuko agiye gutangira koko kujya abatuma, bahagarara mu mwanya we, bagenda bagakora ibyo nawe yagakoze nka Mesiya twahawe mu isi. Imana ishimwe. Ntabwo ari ababo ngo bigenge, ntabwo ari abagomba gukora ibyo bishakiye, ahubwo baratoranijwe, baratumwe, barahamagawe. Icyo ni umuhamagaro. Nahangaha ni abatoranijwe, ni intumwa, ni abigishwa, ni abatoranijwe na Yesu. Yesu niwe gicumbi, niwe biheraho. Ntabwo bazakora ibyabo, ahubwo bafite icyo abahamagariye. Ku murongo wa 5 kugera ku 15, umuhamagaro w'abigishwa ni uwuhe? Abo 12 Yesu arabatuma, abategeka, arababwira ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni. Mwahereye ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo, cyangwa amakanzu 2, cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga. Ariko umudugudu wose cyangwa ibirorero icyo muzajyamo, mushakemo uwo muri cyo ukwiriye, aba ari we ubacumbikira kugeza aho muzacumbukurirayo. Nimwinjira mu nzu mubaramutse. Inzu niba ikwiriye amahoro yanyu ayizemo, ariko niba idakwiriye amahoro yanyu abagarukire. Kandi nibanga kubacumbikira cyangwa kumva ibyo muvuga, nimuvuge nenoko, nimuve muri iyo nzu cyangwa muri uwo mudugudu, mukunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu n'i Gomora kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Umuhamagaro, the mission. Hano mu by'ukuri turareba ku muhamagaro w'aba 12 igihe Yesu yari abatumye, ariko mu buryo bwagutse tunatekereza ku masomo abirimo kuri wa muhamagaro munini, Great Commission, ibyo Imana Yesu Kristo yasigiye abigishwa bose muri rusange. Ubwo ibitaplaying aho ngaho ntabwo tubitindaho, ibitajyana n'uwo muhamagaro munini ntabwo tubitindaho, ariko cyane cyane turabihera n'ubundi hangaha bivugirwa. Ibintu 3 by'ibanze: babanje gutumwa ku Bayuda. Icyo kirumvikana hano twakibonye. Babanje gutuma ku Bayuda, ni icy'ingenzi kuko ahereye aho ngaho ubwami bw'Imana bwari butaraza neza mu mbaraga zabwo zose. Yesu yaratarapfa ku musaraba ngo azuke, ubutumwa bugere mu mahanga yose. Muribuka ko hari kenshi yavuze ngo igihe cyanjye ntikiragera, kandi ahari. N'igihe yavuze ngo ubwami buri hafi,
hakaba n'igihe yatangiye kuvuga ngo igihe kirasohoye. Ibyo ni ibihe bitandukanye by'uko yari ari kubibara avuga ngo ngeze hehe mu kuzasohoza wa mugambi w'icyo data yantumye gukora. Icya kabiri, bagombaga kugenda bamwiringiye. Ku murongo wa 9 n'uwa 10 ababuza gutwara byinshi. Bivuze mu by'ukuri kutiringira ibyo batwaye. Bivuze ko ibyo batwaye byose atari byo success yabo ishingiraho. Batwara ibingana gute, batwara bike cyangwa byinshi, ibyo batwaye ntabwo ari byo success yabo izashingiraho. Aho ashatse, uko ashatse, naho ashaka ko bazamucumbikira hose arakuhategura, bazagende biringiye ko ahari, ari imbere yabo. N'igihe bakoreshejwe ibitangaza, murongo wa 8, abategeka kutigera bishyuza ababikorewe. Come and receive your miracle. Ntabwo mujye mumva ngwino wakira igitangaza cyawe, ariko niba utishyuye kugira ngo winjire, uri buze gutanga ituro. Mbere y'uko igitangaza kiba, uraza gutanga ituro, seed money, uraza kubiba aho ngaho. Iyo niyo fagitire. Hano abategeka ko batishyuza abakorewe ibitangaza byo gukiza indwara. Ntabwo yari abatumye gushinga private medical miracle working clinics, amavuriro yigenga avurisha ibitangaza. Ibitangaza babwira kubikora kuko ni kimwe mu byagombaga kwerekana ko kwereka Isirayeli kuyunguye koko ari Mesiya. Ariko akabihanangiriza ati muramenye mutazigera muba nka Simoni wa wundi mu byakozwe n'intumwa tubwira wasabye intumwa ngo mwampaye ku iyo mpano y'Umwuka Wera kugira ngo kuko ari igishoro gikomeye, ndabaha amafaranga yose ashoboka, ariko nyine ni investing muri mu bushobozi bwanjye, kuko yari umukonikoni akoresha ibitangaza. Hagati nimbona noneho imbaraga, umva noneho biraye bimeze nk'uko naba nanyongaga ku igare nkaba mbonye moto. Inshuti zanjye, uyu munsi isi yuzuye abigisha benshi, abakora ibitangaza benshi, bigwizaho byinshi mu kugurisha ibitangaza. Abo ntabwo bari hafi na gato y'ukuri. Ntabwo bivuze ko badatera ko tutagomba gutera inkunga imirimo y'ubutumwa bwiza, kuko hepfo arakomeza akababwira ngo abakoze bakwiriye ibibatunga. Ariko kubitangaza muramenye. Icya gatatu, bagende bigisha ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Message iri centered kuri the kingdom of God. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bivuze ko Yesu Kristo ari hagati yanyu, agiye gusohora, kandi ntabwo bari bamuzi koko ko ari Mesiya. Icyo twakivuzeho hejuru gatoya, ariko icyo bagomba kuvuga ni ugucungurwa kwa Isirayeli, ni ukucungurwa kw'Abayuda. Uyu munsi ubutumwa bwaruzuye, Yesu yamaze kujya ku musaraba. Icyo kubwiriza ni uko Yesu yapfuye kubw'ibyaha by'abantu, ko umwizera akihana abonera ubugingo muri we. Yesu ashimwe cyane. Uwakira ubutumwa bwiza ku murongo wa 12, uwo ngo ni umunyamahoro, uwo azabona amahoro ya Kristo koko. Ku murongo wa 14, utakira intumwa n'ubutumwa bwazo basubirana amahoro yabo, uwo nguwo ngo bamureke. Hepfo ngo umudugudu cyangwa inzu izaba ibirukanye bazakunkumure, umukungugu wo mu birenge byabo bikomereze inzira. Ni umuvumo. Ibi byo gukunkumura umukungugu Abisirayeli bari babisanganywe, ari mubizi.
bafataga igihugu cyabo nk'igihugu cyera. Uwafataga urugendo akajya mu kindi gihugu, iyo yinjiraga muri Isirayeli yabanzaga koza ibirenge akitunganya neza kugira ngo atanduza igihugu cyabo. Yesu icyo ari gukora ahangaha, ari kuvuga ati uwo nguwo uzaba yanze kubakira no kwakira ubutumwa bwiza ntatandukanye rwose n'umunyamahanga. Uwo nguwo nawe aciriweho iteka, ameze rwose nk'umunyamahanga, azaba yanduye, azaba adafitanye isano n'amasezerano y'agakiza. Pawulo yabikoresheje nka kabiri mu Byakozwe n'Intumwa igice 13:51, abayuda baramurwanije akunkumura umukungugu arigendera. No mu Byakozwe n'Intumwa 18, abayuda nanone i Korinto baramurwanyije ngo akunkumura umukungugu, avuga ati ndabakarabye ngiye noneho mu banyamahanga. Yesu yari yarabibabwiye. Ku murongo wa 15 ngo nta yindi nzira n'imwe iri ku isi, ntabwo ari ko bivuga, haravuga gusa ngo igihano aba bantu bazahanwa banze ubutumwa bwiza kiruta icyo i Sodomu n'i Gomora babonye. Bishatse kuvuga ngo nta yindi nzira n'imwe ihari, uwanze iyo nzira iyo asigaje niyo kurimbuka. Nta kindi gihano kindi. Abarimbujwe umuriro usanzwe nk'uko wacana umuriro hano ku isi, abo barimbutse igihano cyoroshye. Hari igihano kidasanzwe cyo kuzashya noneho gutyo by'iteka ryose. Icyo gihano kirenze inshuro nyinshi icyo mu Itangiriro 19 icy'umudugudu w'i Sodomu n'uw'i Gomora. Nshuti zanjye, nta mwigishwa ubaho atarabanje guhamagarwa. Ibi bintu turi kuvuga byitwa guhinduka umwigishwa wa Kristo no gukura mu kumenya, Yesu niwe uri mu izingiro ryabyo. Yesu niwe uhamagara. Yesu niwe twizera tugakizwa. Mwibuke ko yabahamagaye kugira ngo babane nawe. Muribuka muri Mariko yavuga ngo ahamagara abo 12 ngo babane nawe. Ibyo ni iby'ibanze, babane nawe. Icyo kibanze kimwe. Pastor Nathan yavugaga ejo ngo being, cyo kuba, babe nkawe. Nta mwigishwa ubaho utaratumwe. Impamvu yo kubana nawe ya kabiri ngo ni ngo ajye abatuma. Papa si niyo ngiyo. Hari abantu benshi hano nzi bategereje kuzatumwa. Hari naho twavugaga ejo bundi turi kwa Arden nijoro tubaseze bagenda, ati ngiye message ntiraza yo gutumwa, ntiraza. Nge ntiraza ariko ndategereje. Usoma iyihe Bibiliya? Usoma iyihe Bibiliya? Nta mwigishwa ubaho ataratumwe. Papasi yawe Yesu Kristo yari ayifite, yayivugiye, ayitwarana hamwe no kuguhamagara. Ati ngwino ubane nanjye, agahita akubwira n'impamvu uzabana nawe. Ni ukugira ngo ajya gutuma. Ni ukugira ngo tumubere ibirenge n'ibiganza n'amaso. Tumubere byose. Ni ukugira ngo tumubere extension. Niyo mpamvu ava mu isi akagenda rwose kugira ngo dusigare, kugira ngo intumwa zisigare, kugira ngo abigishwa basigare mu mwanya we. Ni byiza ko ngenda kugira ngo ko nintagenda mwuka ntazaza. Haleluya. Ikibanze twatumwe ni ukuvuga Yesu, inkuru ye. Ndagira ngo utekereze ku mwana udatumika. Umwana udatumika muramuzi? Umuntu ufite abana bakuru hano ni Papa Olivier, ariko tekereza abana be kuva abarera batarigeze batumika. Mpereza iki? Ubwo nibabwiye Olivier. Ntabwo ubona Yohana se? Tuma Yohana. Akihangana akajyayo, akajya kukiha. Mu kanya agahamagara Yohana. Yoha, mpereza iki?
ariko n'igihe umwana wabyaye wenyine, njye uzantume ejo. Tekereza uwo mwana udatumika. Nshuti yanjye, warahamagawe, wakiriye umuhamagaro wa Kristo, wakiriye umuhamagaro wo kuba uwa Kristo. None niba warawakiriye, uratumika, uri umwana utumika. Imana igufashe gusubiza. Uyu mwigishwa wa Yesu Kristo, hari ikindi cya kabiri gikomeye tubonamo aya magambo. Umwigishwa arageragezwa, arenganyirizwa. Umwigisha we arenganyirizwa master. Mu buzima bwo kugendana na Kristo no gutumwa, umwigishwa ahabwa amakuru ahangaha amutegura ko ubwo buzima atari ubuzima bwa barabara. Ntabwo ari ubuzima bwaho ibintu byose ari rose, ari indabo gusa. Ni ubuzima Kristo kuko abizi ateguramo abigishwa be. Ku murongo wa 16, ubwo ni icya mbere cyo kugeragezwa. Agomba kurenganywa, bizaza. Ni byiza ko abantu babanza iyo fact ko yumva ngo actually bizaza. Noneho niba uri uhari ukajya ubyitegura gusa, atari kuvuga ngo ko ndenganyijwe. Ku murongo wa 16, dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi. Bazabashyira abatware n'abami babampora. Muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Nshuti yanjye, ndagira ngo use nk'urebesha aya maso, wenda uhumirijeho gato, wimagine situation aho ibirura, amasega ateranye, noneho umuntu agatuma intama hagati mw'ayo masega. Mbere yuko iyo ntama inavuga icyo bayitumye, isega ya mbere akazi ishinzwe nako kwicakira. Mbere yuko inavuga, ngiyo situation Yesu apainting. Ibi bintu ntabwo tubyumva, ntabwo twumva iyi contrast. Ni ukuri dusa cyane n'abantu dutumwamo. Ndavuga abadukikije uyu munsi, twumva dusa cyane ku buryo ntushobora kubigereranya n'intama hagati y'amasega. Munyumvire iyo ntama iri hagati y'amasega, ese ihora isimbutse? Ese yitendeka ku kantu hejuru ngo zidasimbuka zikayifata? Ntabwo nzi aya makenga Kristo avuga, ariko mwumve situation uko imeze. Uko niko Yesu yatumye. Bazabarega amahugu, bazabashinja ibinyoma mu nkiko. Ariko si ibyo gusa, ntabwo biri ari amagambo gusa. Hari n'ikindi gikomeye bazakora, bazabakubita. Iyo ni physical aggression. Bazabakubita physically, imikoba cyangwa se ibindi nk'ibyo. Kurenganywa kuzaza. Ibi ngibi ntabwo Kristo ashaka ko tubishidikanyaho. Kuzaza. Uko niko situation iteye. Icya kabiri, kurenganywa bizaturuka hose ndetse no mu miryango yanyu. Ku murongo wa 21, umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azabagambanira cyangwa se azamugambanira. N'abana bazagomera ababyeyi
ngo babicishe. You don't believe this. Abana bazagambanira ababyeyi ngo babicishe, muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Niba barenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isirayeli umwana w'umuntu ataraza. Nshuti zanjye, amateka abiduha neza, ndetse nawe ushobora kuba ufite ayo makuru, ko imiryango myinshi igenda icikamwo ibice bazira ubutumwa bwiza, bapfa ko bamwe bizeye abandi batizeye. Abana birukanwa mu ngo z'ababyeyi babo bakabaca burundu, babaziza Kristo, babaziza ko bizeye umwami, nka wa mwana waririmbaga ngo maze kwakira agakiza. Nuko byamugendekeye, maze kwakira agakiza nahuye ni ibintu nk'ibyo. Ariko si ibyo gusa, abana nabo bagera aho bihakana ababyeyi babo, bakavuga ngo ntabwo tubazi. Ibyo biroroshye. Bibiliya yavuze ngo bazanabagomera bashake uburyo bwo kubicisha, bavuge bati ntabwo dushaka kwitirirwa Bucyana. Iryo zina riri modi, iryo zina ryamaze Can you imagine that thing? Iryo zina unarivuze twumva tugiye dufite ipfunwe, bakajya guhinduza amazina mu rukiko, bakavuga ati ahubwo uwo muntu mujye mumushakisha mu bice, kuko abo bantu twamaze kumenya ko banga ubwami bw'Abanyaroma. Ari abana bakomplotinga kuri se na nyina. Nshuti zanjye, uyu munsi hari abantu benshi bigisha ubutumwa butari ubutumwa bwiza, bakigisha amagambo menshi meza kugira ngo bagume mu myanya runaka barimo. Abo ni abanzi b'umusaraba wa Kristo, ariko n'ibyo bigisha nyine ntibishobora gutuma barenganywa, ahubwo ni ibikwiye kugira ngo koko bagume muri iyo myanya runaka barimo. Nta karengane ibyo byazana. Ku murongo wa 22, abigishwa bazaba bazira ikintu kimwe, izina rya Yesu. Biratangaje uburyo mu mateka y'isi, nko mu kinyejana cya mbere dufashe urugero, abantu barenganywaga, abizera barenganywaga na empire yose y'Abanyaroma. Abanyaroma bagiraga imyizerere n'Imana mirongo, imyizerere n'ibihugu bitandukanye, ariko bose bishyiraga hamwe barwanya abizera izina rya Yesu. Muzi icyo bazaga? Kamvuge bimwe. Icya mbere, bizeraga ko hejuru y'umwami w'abami hari ubundi butware, ubutware bw'Imana nyamana butashyizweho n'umuntu. Bakavuga bati nubwo empire yavuga ngo ntitupfukamira kuko hejuru ye hari indi mana. Icyo kikabagira ibicibwa. Bavugaga ko batemewe, kuko bafutukaga nkaho ari religion, bavuga ngo ni religion irisita. Ni abantu batemewe na leta. Mwebwe ninde wabahaye uburenganzira bwo kubaho? Ko izindi mana zari zigiye zihari, mwe mwavutse mute? Religion itemewe. Ikindi, imyitwarire y'abizera yanyuranaga rwose n'ab'icyo gihe. Ngo umugabo yubaha umugore we, nta soni. Ngo umwana ye gukangwa, ngo ye kurakarirwa. Ngo ukoshereje umusaba imbabazi n'ubwo yabakurusha muri status. Ngo abantu bose barangana, ngo umucakara ngangana ngo master ngangana na slave. Ibyo bintu, iyo myitwarire n'ibwo buzima bwabaga buri contrast ku bw'icyo gihe. Bati nta soni, ibintu muzanye bizadukoraho, tugomba kubarwanyiriza kure. Kuba batagiraga insengero nacyo ni ikindi baziraga.
amadini yose yabaga afite ikigirwamana runaka kizwi naho cyambarizwa runaka. Abangaba baravuga ngo Imana yacu ngo iba hose ngo no mu mitima ngo turayigenda. Nta soni. Byabaga ari ibintu bavuga ngo ni superstition, ati ntabwo byumvikana ukuntu aba bantu bavuga ngo Imana yabo ngo iba ahantu hose, ngo aho ari hose, ngo Imana ngo barayisenga, ngo ibyo bintu nibyo ntabwo byumvikanaga. Ikindi bakavuga ngo bagomba kuba babwiriza ngo amadini yose yandi asigaye. Mwebwe nta n'uwo mugirana partnership ngo andi yose mugomba kuba muyabwiriza ngo ubwo butumwa bwanyu. Ibyo byatumaga babita intolerant. Kandi uyu munsi cyane cyane mu bihugu biteye imbere ibintu byitwa intolerance, ngo hate speech n'ibiki byose, ngo unyita ko ndi umunyabyaha nkandi. Muhumure, natwe bigiye kuza. Relax. Mwatekerezaga ko twebwe ayo mahirwe twayabuze? It's coming. And you should say amen. Kubera ko bizatuma ni swifting, ni akayungirizo ko kugosora. Umukungu ukagiriya, amasaka agasigara. Hari ibintu byinshi dufite byitwa ubukristo bitari ubukristo. Hari abantu benshi dufite biyitwa ko bizera batizera. Vuba bidatinze akayungiro cyangwa se akayunguruzo kagiye kuza, kari kuza, ugenda ubona hinsi zako. Ikindi bashinjwaga ni ubugambanyi, kwigomeka, bangaga kuramya Empereur. Ikindi kuba baravugaga ko bagomba kugira ngo mu mahanga yose. Ubundi izindi mana zabaga ari imana ziri territorial. Bavuga ati ahangaha muri Palestine haba imana yaho, muri Scandinavia haba imana izi nizi, mwe muvuga ko ngo muri imana y'amahanga yose gute? Icyo nacyo barakiziraga. Ngo imana yabo yabaga ari imana itagira ngo classes. Niba ari abahindu, abo muri caste ya hariya n'iyi ngiyi, ngo bose ngo ni imana imwe. Ibyo ntago byari bizwi. Ikindi baziraga ni ibi bitangaza. Byafatwaga nka magic, kandi magic mu itegeko ry'Abaroma cyari icyaha gikomeye. Ikindi bahombeje abacuruzi n'abacuruzi b'ibigirwamana. Muribuka muri Efeso bahageze bati babandi bubitse isi ngo bageze nino. Umukuru w'abacuraga ibigirwamana niwe washyize abantu bamwe ati mubona yuko business yacu iri mu kaga. Henshi barahombejwe. No mu Rwanda bigeze bibaho akantu kajya gusa nk'inkako igihe abantu benshi barekaga inzoga. Abanyatubari batangiye rwose kubafata nabi. Kandi n'ubu ngubu ahantu henshi bijya bibaho nubwo bitabaho nk'uko bikwiye. Hari ibintu byinshi bihomba. Hari imyitwarire n'ubuzima butajyanye n'ubukristo, ku buryo uyu munsi ubukristo bufashe ya mbere, bene ubwo buzima bwahomba. Bene abo ngabo bafite izo business kandi bishyura revenue, bishyura Rwanda Revenue, bahomba. Ntabwo rero bazajya babona mukomeza gutera imbere, nabo bazahaguruka bahombye. Icyanyuma nuko uko batangiye guterana mu majoro kubera kurenganywa, batangiye kujya baterana mu majoro bihishe. Bakavuga ngo abantu basenga nijoro, abantu bagira gute, batangiye kujya babashinja noneho ibintu byinshi cyane byihishe. Ngo bashobora kuba basambana, bashobora kuba ngo basambana na bashiki babo, bashobora kuba ngo banarya abantu. Ibyo byikuba kabiri persecution. Bazabarenganya kandi byarabaye. Icyo nifuza kukubaza aka kanya, ese kuba tutari kurenganywa, kuba hatari kurenganywa gufatika, aho ntabwo cyaba ari ikibazo cy'uko ubutumwa bwiza twamaze kusukamwo amazi ku buryo ntawe ubwumva ngo yumve butandukanye n'ibyo yarasanzwe azi? Aho ubuzima tubayeho si ubuzima buri diluted, si ubuzima busutsemo amazi ku buryo nyine umuntu muvukana yumva ntacyo wahindutseho.
wabaye gusaba akana keza gusa, nanjye utwo tuntu ndatwifuza, utwo gusa ni nk'uko gusa bikaba biri soft gutyo. Usigaye witwara neza, nanjye nshaka kwitwara neza muri sosiyete. Ese icyo ni cyo ubukristo ari cyo? Ntabwo Bibiliya itubwira ngo nimubwiriza bizaba attractive. Iravuga ngo nimubwiriza they will come against you. Mwibuke, tekereza nawe mu buzima bwawe ama compromises menshi ukora kugira ngo ufitinge muri family yawe. Ama compromises menshi ukora kugira ngo ufitinge gusa, kugira ngo flowing nawe hamwe n'abandi batakwica ko warenze wowe uri nk'ikintu nyine batamenye uko wakita. Tekereza compromises, and that is what we are talking. Ibyo niyo turi kuvuga ahangaha ngo ubwo ntabwo ari ubwigishwa. Nimutangira kuba seriye, nimutangira kuba serious ku butumwa bwiza, bizaza kuko ni isezerano rya Kristo. Tekereza ibyo ukwiye kuba, ibyo ukwiye kwihana aka kanya. Tekereza aho ukwiye kuba utagaragaza, cyangwa se aho ukwiye kuba ugaragaza umucyo utawugaragaza, ku buryo umwijima waho uri udafiringa umucyo. That's a very ibaze iyo example ngo hari umucyo waje, ariko ku buryo umwijima uwukikije udafiringa presence y'umucyo at all. Ibyo bintu babwira ukuza kuri biragayitse cyane. Uku kurenganywa dukwiye kuba tukwiteguye, ntabwo kugwiye kutugwirira nk'impanuka, kuko nibyo Kristo avuga ahangaha. Aradutegura, ategura abigishwa be. Ku murongo wa 24, umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha, n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizebuli, nkaswe abari mu rugo rwe. Amazina bahaye Yesu ntabwo nshaka kuyatindaho, ndaza kugaruka kuri aka kantu nyuma gatoya. Ariko Yesu yiswe amazina menshi bamuziza ko ari gukora ibitandukanye n'ibyo bamenyereye. Bati uriya akoreshwa na dayimoni, cyangwa se ngo akoreshwa na Satani. Kuri Yesu kuvuga ngo akoreshwa n'uwo bivuze ko umwise we. Ibaze gufata umucyo ukawita umwijima, kuko nicyo yababwiye. Birababaje ko abantu ngo babona umucyo bakawita umwijima, kandi koko niko bamwise. Nshuti yanjye, biranejeje, ariko ndaza kugarukaho uyu munezero wo kwitwa nka master, wo kwitwa nk'umwami wacu, kwitwa nka databuja. Uyu munezero ndaza kugarukaho mu kanya. Icya gatatu ni uko umwigishwa akwiye kwitegura ibibazo ku rwego rw'uko Yesu abivuga, bimeze nk'inkota. 34, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba abaturanyi abo mu rugo rw'inshuti zanjye. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye. Kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba wanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu byo kuba Yesu yarazanye inkota, hari igihe dutangira gutekereza ko binyuranye no kuba yaravuze ko ari umwami w'amahoro. Oya, Luka arabivuga, Yohana arabivuga. Yesu yazanye amahoro. Yesu ni umwami w'amahoro. Haleluya. Ariko ni umwami w'amahoro hehe? Ni umwami w'amahoro hagati y'abantu n'Imana. Abamwizeye bagirana amahoro n'Imana, ndetse hagati yabo nabo bagirana amahoro. Iyo niyo teze ya masters yanjye.
muzaze mbasobanurire nyuma. Ni reconciliation, ni uburyo ubutatu bwera ari urufatiro rw'ubumwe bw'abantu, bwa reconciliation. Ariko hari ahandi hari inkota. Hari ahantu Yesu appearance ye honyine imininga a sword, inkota yaka umuriro. Aho ni hagati y'abizera n'abatizera. Ni wa muriro Mariko avuga ngo yaje ngo kubatirisha bamwe umuriro, ngo amazi n'umuriro. Hamwe ari ukuzana ubuzima, ahandi ari ukuzana gucirwaho iteka. Kuko abanga bahita babona bagomba kurwanya abemeye. Nibyo avuga ahangaha. Haravuga ngo umuntu umwe wari usanzwe muri inshuti, kwizera Kristo byonyine bihita bibatandukanye. Impamvu nuko uri muri umwe aropoze, arwanya uri mu wundi. Niba Kristo ari muri wowe, ni gute uba inshuti magara? Uba inshuti magara, pana kumenyana. Ni gute uba inshuti magara n'uwo mu mutima we harimo Satani? Ibyo bintu birancanga, ntabwo mbyumva. Mujya mubyumva ko hari n'abana b'abakobwa havuga ati uko biri kose uriya muntu umusore aritonda pe. Ni ukuri, usibye ko atizera ariko aritonda. Ni ukuri aritonda pe. Urimo kuvuga ngo Imana na Satani babe ba mwana, bashyingirana. Icyo gihango mu cyumve. Kandi uwo nguwo akavuga ngo ndi umwigishwa wa Kristo, ngende umukristo, nzahora ndiwe igihe cyose ngeze ku gupfa. Ngiye mfite agakiza kandi nzakagendana ibihe byose. Yesu aravuga hano ngo azanye inkota hagati y'umwana na nyina, hagati y'umukobwa na nyina, hagati y'umuhungu na se, hagati y'ababyeyi n'abana. Umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Icyo ahamagarira abantu, ahamagarira abizera, ni ugufata umusaraba wabo bagakurikira Kristo, bakemera ko babambanwa nawe igorogota ku musaraba. Haleluya. Ukavuga ati nabura byose, nabura abo ntunze n'ibyo mfite, Kristo arampagije, nzabana nawe kandi andemeye umuryango wundi nk'umwejiste yatubwiraga w'abizera tugiye kubana iteka ryose. Yesu ashimwe. Dukumbuye, dukeneye kugera aho tubona ibyo bintu biba. Niba ari ibyo uzabigaragaza, niba ari wowe, tekereza ni gute ubuzima bwacu twabushapeninga bihagije tukabutyaza ku buryo creating a contrast n'ibidukikije byose. Kandi iyo contrast izazana persecution. Umwanzi kugeza ubwo abo mu muryango wawe. Kubera iki? Ni gute? Kuki muri inshuti n'abantu muvukana? Why are you friends with your relatives actually? Ubwo ntabwo mvuze ngo mwe kuba inshuti, ahubwo ndavuga ngo asesinga ubushuti bwanyu. Ubushuti bwanyu ni gute abantu ibyo bintu bifate nk'amahano, nk'ibintu bidasanzwe kuba ukiri inshuti n'abantu muvukana badakijijwe. Niba wizera ko ukijijwe, ababyeyi bawe bakaba badakijijwe, tangira utekereze ni gute mukiri inshuti, ikibitera ni iki? Kubera ko ubundi mwagombye kuba baraguciye cyangwa wowe warabaciye. Ikibazo kiri hehe? Icya gatatu gikomeye tubonamo aya magambo ni uko umwigisha yishingira umwigishwa we. Asigaye kanihute. Umwigisha yishingira umwigishwa we. Ahantu henshi mu bigo bitandukanye bikomeye, iyo nka Justin n'umudirecteur yavuze ngo hari ikintu kigiye gukorwa, bodi ihita imubaza ibintu bibiri. Icya mbere, bihuriyeho n'ibyo ikigo kibereyeho gukora, ntabwo uri gutana. Icya kabiri, dufite resources.
ni ibyo bintu bibiri bikomeye. Yesu ibyo byose arakubwira ngo ndabyishingiye. Haleluya. Birenze resources, hakazamo n'ubuzima bwabo abo ngabo yishingira byose. Icya mbere tubona aha ngaha nuko Imana izaba cyangwa se izaha abigishwa bayo, Kristo azaha abigishwa be ibisubizo n'igihe bajyanywe mu nkiko. Ku murongo wa 19, niba bagambanira ntimuzahagarike imitima wuko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko ibyo muzavuga muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha. Haleluya. Ni nko kubabwira ngo no, do not be distracted. Nimuzarangazwe na legal fees ngo utangire niba gutuka ujye kurega. Mujya mwumva abirirwa bajya kurega ngo pasiteri ngo banutse, baho gutukiye iki, wabwirizaga ubutumwa. Akenshi abenshi batukwa batabwirizaga ubutumwa. Muzabigenzure bamwe bajya kurega benshi, ni ubutumwa bazize, igisubizo ni oya, ni ibindi bitandukanye. Arababwira rero ngo don't worry, witekereza ngo ariko ngo aba lawyers ko bahenze. Wowe uzagende, nuba warenganyirijwe ubutumwa bwiza, uzagende, ibyo uzavuga nzabikubwira uhageze. Turi Butare muri 2008 itangira, twari tuyoboye igiterane cy'impuza abakristo bo muri kaminuza. Tuzana umugabo kubwiriza ubutumwa bwiza, sinzi umuntu ubyibuka, hari umuntu ubyibuka? Base mundu ari bahari, se mundu yarahari. Tuzana umugabo w'umutanzania kubwiriza ubutumwa bwiza, aho zari umwisilamu. Nigera agiye kumuzana ku kibuga cy'indege, ndamujyanye, tugeze Butare ahantu ni Mugandamure, ahantu h'abasilamu, akajya mwese waretse tugahagarara aha ngaha nkabanza nkabwiriza. Ngiye kubera ubwoba nari mfite, umugabo ngiye kuviramo aha ngaha mbanza mbwiriza, tumbonye umusigiti. Ubwo kandi nge nari nasenze, twasize n'abandi basenga kugira ngo, kuko babaga abantu bamuteza ahantu bitandukanye, bavuga bashaka ngo kumwica, ibintu nk'ibyo, amakuru nk'ayo, kubera ukuntu yasibyaga Isilamu. Umugabo ndamwinginga ntihangane, urumva ibintu nk'ibyo. Tugera i Butare, tugeze Butare atangiye kubwiriza, intambara iravuka, biba intambara, batujyana kuri brigade n'iki byose, babi Kigali baje ibintu byinshi. Bamujyanye mu rukiko, tugiye mu rukiko, njye statement sinjya kubigaruka uyo twanditse, ariko akantu nashaka kuvuga n'ubwo twagize mu rukiko, bamubwira ngo isobanure witwa nde, agatangira kuvuga inkuru y'uko yakijijwe. Bati sibyo twakubajije witwa nde, uri mwene nde mu rukiko. Bati kugeza igihe urubanza bukarinda bwira. Bati mutahe muzagaruka ejo, bakaduha indi tariki, twagaruka. Icyo ubutumwa bwiza buvuze aha, ntimuzatinye, kuko icyo muzavuga nzakibabwira mugezaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubwo mufitsiganye amatsiko ngo byagenze gute, ngo ibyo byarangiye, urubanza rukansorinze, baratubwira ngo byabaye ibintu birebire nyine birumvikana, ariko byarangiye urubanza rukansorinze, ntitwaburana, birarangira. Bati baramurekura asubira muri Tanzania. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga fete. Ntimuzatinye, ntimuzagira ikibazo, nta mwavuga twari dufite, ariko nyine ubwo ibyo yavugaga twizeraga ko ari ibyo Imana imuhaye. Hussein ndamukumbuye. Ikindi gikomeye kirimo aha, ngo Yesu arinda abigishwa be. Whom to fear, ninde wo gutinya. 26, ntimuzabatinye kuko ari nta
cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mu bwongorero cyangwa se mwongorewe muzabirangurure hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Mbese ibishwi bibiri ntibigura ikuta rimwe, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so wo mu ijuru atabizi. Ndetse ngo namwe imisatsi yo ku mitwe yanyu yose azi umubare wayo. Nuko ntimutinye, kuko muruta ibishwi byinshi. Haleluya. Nababwiye yuko ubuzima bw'uyu mwigishwa, umwigisha arabwishingira 100%. 100%. Uwo munsi nababwiraga, ndibuka ko twari dufite umunezero mwinshi. Nagendaga mva kuri kaminuza niruka kuri rectora wampamagara, rector wampamagara, ibyo bintu mwari mwateguye ni biki? Twumvaga ubuzima bwacu busa nkaho buterewe hejuru. Ntabwo twari tuzi ko bitarangira twebwe batwirukanye. Muri ambasade ngo bahamagaye, ngo Kigali bahamagaye, ngo muri minafete bahamagaye, ngo umuntu ninde? Bati ngwino wisobanure. Ubwo bakamamagara cyangwa se bagahamagara undi twari dufatanyije witwa Mbugusha. N'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaze. Haleluya. Ibyo babwiriza bizabatera kurenganywa, kuko umwigishwa agomba kuvuga ngo n'ibyo mwumviye mu bwongorerano. Ijambo ry'Imana atubwira ngo uzabitangarize hejuru y'inzu, ntuzigere ugira ikintu na kimwe kikubuza. Ariko ibyo bizajyana no kurenganywa. Ariko assurance irimo ahangaha, ntimutinye. Ku murongo wa 28 amagambo akomeye cyane ahangaha aravuga ngo ubasha kurimbura umubiri ntimuba ari we mutinya. Nta kintu na kimwe abo bose bashobora kubakoraho. Igikomeye babakoraho ni ugutwara umubiri, kandi n'ubundi ntushobora kugira icyo uba so atabyemeye. None ni gute mudatinya, ahubwo uwarimbura umubiri akarimbura n'ubugingo icyarimwe, byose akabitwara Gehinomu? Aya magambo ndifuza ko uyagira nka scripture memory yawe. Niba uri umwigishwa, tekereza ngo umva aya magambo ya meditating. Kuki ni ibiki ntinya? Kuki ntinya? Kandi nishingiwe n'ufite assurance y'ubuzima bwa none, ariko n'ubwiteka ryose abifite mu ntoki ze. Niba ari mu ruhande rwacu, umubisha wanyu ninde? Ko n'imisatsi yanyu ayisi, ko n'imisatsi yanyu yishingiwe, iri assured muri assurance. Kandi bagiye bayibara, muri assurance bagomba kumenya ibyo bishingiye ari ibiki. N'imisatsi bagiye bayibara, bakajya babara buri musatsi, bati umusatsi ubwo unangahe, assurance yawo nangahe, byose bakabibara. Icyanyuma soza, umwigisha azagororera umwigishwa we. Ni ingenzi ko dusoreza kuri aya magambo. Ya ndirimbo twaririmbye mbere iravuga ngo itorero rifite ibyiringiro, rihoza ku hazaza haryo, rireba ku hazaza, rikareba umucunguzi. Ni byiza ko dusoreza aho ngaho. Akantu ka mbere karimo aha ngaha ni ku murongo wa 32, abahamiriza cyangwa se Yesu Kristo azabahamiriza imbere ya Data. Umuntu wese uzamuhamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Mbega umunezero wo guhamirizwa na Kristo imbere ya Data iteka ryose. Kandi buri munsi azaba duhamiriza, tuzahagarara imbere y'Imana iteka ryose, kuko duhamirizwa na Kristo uhora ahagaze ku bwacu. Yesu ashimwe cyane. Mbega umunezero wo kuzaba ushingiwe hagati na Yesu imbere ya se, avuga ngo uyu ni uwanjye.
kugera ku gupfa. Nubwo wapfa ubuzima bwawe burashinganye, ariko na nyuma ufite ubwishingizi kandi uri mu munezero mwinshi. Ikindi ni umunezero uri mu kungana n'umwigisha wawe. 25. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha. Imibabaro yose Kristo yababaje, gukubitwa n'ibiki byose byamubayeho, ibyo bintu ugize amahirwe wageza nkahe? Byaba ari umunezero ko umwigisha wawe yanyuze muri biriya nawe bakabikunyuzamo. Uwo munezero wo kunganywa n'umwigisha wawe wawunganya iki? Ni ukuvuga imibabaro yose uko wayitekereza, nuko twayimagina, nuko wayitinya, no kuvuga ngo barandigasura rimwe kuri rimwe, nk'ikidinozoro kwa kundi kimira. Murakizi ikidinozoro? Abana ntago mwarakuze. Abana nibo baza ayo ma dessin anime. Ibidinozoro ari ikinyamaswa kinini bavuga ngo cyarangiye kuba ku isi kera, ariko ubu ngubu byaragarutse, biri ku isi ari byinshi mu bishushanyo. Mbega ibyiza, mbega ukuntu ari byiza kurenganywa tuzira ubutumwa bwiza. Mbega umunezero uri mu kurenganywa tuzira ubutumwa bwiza. Ikindi tubona aha ngaha cya nyuma ni uko hari ingororano. Ku murongo wa 40 kugera 42, ubemera ni igihe aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye iyantumye. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari uri nko ku gacupa k'inyange gakonje, akagakonjesha kakamuha gusa, ibyo gusa. Ubwo ni nk'uko wakoherereza Alexi amafaranga 500 aguraga amazi, ibyo gusa, amazi akonje. Uwo kuko yamuhaye ku gacuma k'amazi akonje, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Ndagira ngo tubifate mu buryo bwa comparaison. Niba uyu nguyu wakiriye intumwa azahabwa ingororano nyinshi, none wowe uzahabwa ingororano zingana iki? Umuntu uzakwakira, umuntu uzagendana nawe, umuntu uzemera ibyo urimo nk'umwigishwa, uwo nguwo afite ingororano nyinshi ateganya. None wowe izawe zingana iki? Zingana ubwinshi bwinshi bwinshi cyane. Ayo magambo yo kwakira uwatumye niyo nifuza ko dusorezaho rwose, dusoza uyu mwanya Imana yampaye. Ni gute twakira cyangwa tutakira ubuhanuzi cyangwa abahanuzi? Abigishwa bakwiriye kuba bakira abigisha cyangwa se bakira abahanuzi twatumweho, ari bo intumwa za Yesu Kristo. Kwakira uwatumye ijambo ry'intumwa ni ukwakira ijambo rya Yesu Kristo. Haleluya. Kwakira ijambo rya Yesu Kristo nta bundi buryo twabyakira uretse kwakirira ijambo twagejejweho ry'intumwa. Ibyo bitujyana ku buryo twakira cyangwa se ku buryo dufata isezerano rishya. Hejuru twabibonyeho, nta bundi buryo, nta kindi gihano, nta bundi buryo guciraho iteka abantu buzaba buhari keretse gusa uko bakiriye ijambo ry'intumwa. How did you receive? Mwakiriye muti ijambo ryawe nabatumyeho.
kubera yuko igihe mwaryakiraga mwari mwakiriye ijambo ryanjye jyewe umwana w'Imana watumwe mu isi. Hepfo akavuga ngo ariko nanone uwakiriye ijambo ryanjye nk'uwatumwe mu isi aba yakiriye ijambo ry'iyantumye ariyo Data. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ni iri jambo ry'Imana ryose dufite, ni ubutumwa bwose ko tubifite, ni Bibiliya yose ko tuyifite, ni ukwakira ijambo rya Kristo ryose. Uyu mwuzuro wose w'ijambo ry'Imana ni ukuryakira n'umutima ukunze. Haleluya. Kuba umwigishwa ukwiriye ni uburyo wakira amagambo ya Kristo. Amagambo ya Kristo ndi kuvuga ntabwo ari bya bintu byateye bya Bibiliya ngo zanditsemo ngo amagambo ya Kristo ngo mu mutuku. Murazizi izo ngizo ngo ngiye ngo birangiye ngo irahenze cyane ngo amagambo ya Kristo ngo ari mu mutuku, andi nayandese, andi nayande. Iri jambo ni ijambo rya Kristo, niryo dufite, ni ijambo ry'ubugingo. Iri jambo ry'ubugingo ni ijambo twatumweho na Data ritugeraho. Haleluya. Uwakira umuhanuzi Isezerano rya kera, uwakira intumwa, uwakira umwigishwa wanjye kuko ari umwigishwa wanjye, uwakira Bibiliya, uwakira ijambo ry'Imana, uwakira uku kubwiriza kw'intumwa, uwakira aya magambo aba yakiriye Data. Haleluya. Icyampa ntimuzongere gutekereza ngo ngiye ngo ndi gusoma ngo nshaka ngo amagambo ya Kristo ari. Hera mu itangiriro igice cya 1. Ayo ni amagambo ya Kristo kandi yose arangana, anganya ubutware. Yesu ashimwe cyane. Rero kwanga kwakira cyangwa se kwanga kwa bayidinga, kuguma mu nyigisho z'intumwa, nicyo gihano, nicyo cyaha kiruta ibindi uyu munsi. Nuko it is rejecting, ni ukwanga inyigisho z'intumwa, ni ukwanga ubutumwa bwiza, ni ukwanga inyigisho za Kristo, ni ukwanga Kristo, ni ukwanga Imana yatumye Kristo, yatumye Yesu. Haleluya. Yesu yatumwe mu isi avuye mu ijuru, kandi Imana yari imutwoherereje kugira ngo atubere umucunguzi. Yari abizi ko ukuducungura atari ugupfa k'umusaraba gusa, ahubwo gupfa k'umusaraba bizaba bifunguye umuryango wo kuba tubasha noneho kumwizera, kandi twamwizera ijambo rye rigakomeza kuduha ubuzima ku bw'iteka ryose. Niyo mpamvu yadusigiye ijambo ry'Imana. Haleluya. Usibye ko n'ayo makuru y'umusaraba nayo yanditse mwahangaha. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo usorezaho wibaza cyangwa se nkubaza ni icyo ngicyo cyo kwibaza, ese ufitanye ubusabane na Kristo, urukundo na Kristo na Data na Mwuka Wera, ku buryo ijambo rya Kristo rikubera umunezero, rikubera ibiryo biryoshye, ku buryo ibirimo, ku buryo amagambo arimo, harimo n'aya twize uyu munsi, arimo ko harimo kurenganywa n'ibindi nk'ibyo byose, ku buryo kubera umunezero. Ufitanye kamaradere niki ubushuti na Kristo, ku buryo imibabaro ye uyinezererwa, ukumva ahubwo wayifuza nubwo utayizanira. Ibyo ni ingenzi ko tubyizera, tubitekereza, tubyibazaho, tukibaza niki gituma bitamera gutyo. Ese ntabwo yaba ari ubwoba bw'ibyo dutinya byo gushaka gusevinga wa skin? Kubera iki nkora ibyo nkora? Kuki nkora akazi nkora? It's a big question. Kuki nkora akazi nkora? Ese ntabwo ari ugushaka kubona amafaranga cyangwa kubona menshi? Wenda nari kubona make mu gihe nari kuba ndi gukora biriya. Simvuga ngo twese tujye mu kubwiriza ubutumwa bwiza twitanze 100%. Oya, naho ngaho ni ingenzi ko haba ari kuhabwiriza ubutumwa bwiza, ariko ikibazo gihari ni kuki ubuzima bwanjye mbubaho uburyo mbubaho.
That's the question. Ari igihe kinini ari igihe ndibuka muri za 2000 kangahe twiye dushaka abantu bajya kwiga theology turababura muri PW turababura determine ashobora kuba byibuka turababura nanga ashobora kuba harimo abo twaproshe icyo gihe turababura rwose pe mfite ibingibi mfite n'ibingibi turababura kugeza igihe aho nigaga visa zivuyeho muri Afrika y'Epfo. Ariko n'ubu icyo cyose kiracyahari, n'ubu ngubu ntawo dufite, ntabwo mvuze ngo dufite ama-scholarship, ariko ejo nta muntu urakomanga, nta muntu urasaba support ngo ko nshaka kwiga. Hari ikintu cyacu igenera abantu bashaka kwiga iby'Imana kwita. Kandi ngenza ahantu rwose bagusapotinga, ariko ikibazo ninde se ubishaka? Ninde? Ni bake. Ntabwo mvuze ngo bagomba kuba mwese mubyiga. Ikibazo nshaka gushyiraho akabazo kanini cyane ni why, kubera iki ubuzima bwawe ubuspending uko ubuspendinga? Kubera iki? Hari twiga igitabo cya Luka, muribuka neza, hari ahantu hari umugani uvuga ngo abana b'isi bagira ngo ubwenge mu by'isi, ngo ariko abana b'ijuru niba batagira ubwenge mu by'ijuru. Ikintu cya shrewd investment mu bwami bw'Imana, gutekereza ngo hari ahantu niho hari income we mu bijyanye na eternity, reka tu investing. Shwida. Kubera iki tubayeho uko tubayeho nshuti zanjye? Turi kuvuga discipleship, turi kuvuga kubaho nk'abigishwa, kandi ibi bintu ntabwo turabivuga ku rwego rwa church, turabivuga ku rwego rwawe ku giti cyawe nshuti yanjye. Ni gute rwose uri kubaho nk'umwigishwa wa Kristo? Ntuvuge ngo navuze ngo twabuze abigisha. Ndashaka kubaza ngo kubera iki uri kubaho uko ubaho? Ese uri kubaho ku buryo buri sharp uhuye n'ubutumwa bwiza, buhuye n'umuhamagaro umwigishwa wa Kristo? Witeguye kurenganywa uzira, kandi kurengana ntubitekereze muri sanse ngo bazankubita. Ni za safari, ni ukwigomwa bya bindi wakwigomwa, kandi ibyo ngibyo bikazazana koko kwa kubabara na persecution no kwangwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ibyo wigomwa. Ndifuza ko dusenga, wisengere. Hari ibibazo uri butekerezeho, dusenge wibaza, uganira n'Imana, ugira ibyo wandika aho ngaho. Umwuka akomeza gusura. Data, ushimwe ko watwohereje Kristo, ushimwe ko waduhaye umwana wawe Yesu agapfa ku musaraba, ushimwe kubw'impano y'Umwuka Wera ufata ku bya Kristo ijambo ryawe akarigira clear, akarisobanura mwami mu mitwe yacu, mu matwi rikinjira rikagera mu mutima, rikaba rifite ubuzima mwami, rikari mu ubuzima bwo kukumvira no kukubaha mwami. Ushimwe cyane kubw'iri jambo waduhaye, ushimwe no kubw'uyu munsi aya magambo waduhaye yo muri Matayo igice cya 10. Yo haleluya. Ndagusabye kugira ngo mwami uyaremeshe ubuzima, uyaremeshe koko ububasha bwo kumenya abo turi bo, abo twahamagariwe kubabo, umuhamagaro wacu mwami, twiteguye rwose kugendana na Kristo mu byo twagendamo mu isi imeze nk'ibirura byasamye kutumira. Mana, utubabarire uburyo tubifendinga iyi si. Amenyo yayo arasamye ashaka kutumira, nyamara twebwe turi gucreatinga kamaraderi nayo, turi gucreatinga, turi kurema ubushuti, tuvuga ngo ahari nitugenda gutya na gutya ntabwo isi, ntabwo ibirura bizabona ko turi intama. Bega ubuswa. Icyaduha mwami
tukabaho nk'intama koko. N'igihe isi itumize, dufite ibyiringiro, dufite assurance, dufite ubwishingizi ko butazigera bibaho atari Data wabyemeye. Reka ibyo bitsikamutima bimanuke rwose mu buzima bwacu, byuzure Mwami, bituremere koko fondation ituma Mwami dushikama, Mwami duhagarara rwose n'igihe isi koko idushinyikiye amenyo. Kandi ufite n'ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo, ufite ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka ryose buzaza, n'igihe isi izakurwaho, isi byose bikazingwa bikavanwaho, Mwami Kristo azahoraho iteka ryose, tuzimana nawe ingoma y'iteka ryose, tuzabana nawe mu buzima bw'iteka ryose. Kristo tutegereje icyo gihe. Mwami, reka uduhe rwose kuba dushinze ku mfatiro zikwiye, tubeho turi abigishwa biteguye koko kubaho tudafite ikintu na kimwe gihagarara mu nzira zacu mu kumvira Umwami wacu. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.